ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Nibwo butuma dufata icyemezo kigiraho ingaruka nziza cyangwa se mbi. Ufata icyemezo ushingiye ku bumenyi ufite. Buri wese ku bumenyi afite ariyo mpamvu tugomba kubusangizanya kugira ngo turusheho kugira ubumenyi butandukanye. Ubushize nababwiye ku uburyo bapima umusaruro w'igihugu cyangwa se ibyo bita GDP. Tuvuga ko umusaruro w'igihugu wa buri mwaka ubungana n'ibyo abantu bakonsomye cyangwa se bariye, utanyijeho investment cyangwa se ishoramari, ugateranyaho iby'igihugu cyakoresheje ku mwaka. Ariko iyo ushaka kumenya neza umusaruro w'umuntu ku giti cye cyangwa se w'umuntu umwe ku mwaka, ufata wa musaruro wose abyo twita GDP ukawugabanya umubare w'abaturage batuye igihugu runaka. Icyo gihe umenya muri iki gihugu umuntu umwe ashobora kwinjiza wenda amadolari 1000 ku mwaka bitewe n'iyo mibare ukoze. Ubwo bumenyi ububonye ikintu bugufasha nuko usobanukirwa ukamenya ngo muri iki gihugu umuturage afite ubushobozi bungana gutya. Ugiye ukora ishoramari wagenda uzi neza ko uzabona isoko bitewe na product ujyanyeyo, cyangwa se waba ubona nta soko uzabona ugafata icyemezo cyo kubireka ishoramari ryawe ukarijyana ahandi. Ibi ngibi bishobora kutaka ku gihugu ahubwo bikaba mu ntara. Tuvuge wenda urugero, hari intara ishobora kuba ifite abaturage bafite ubushobozi bwinshi, izindi ntara zifite abaturage bafite ubushobozi bukeya. Icyo gihe uravuga ati ngiye gukora ino projet yanjye cyangwa se uno mushinga wanjye mu ntara iyi niyi, nshobora kunguka cyane kuruta uko najya kuwukorera muri iyi ntara. Bityo ukaba ufashe icyemezo gishobora kugira ingaruka nziza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko ibyo ayo makuru cyangwa se izo information ntabwo ziba zihagije kugira ngo koko uvuge ngo ino ntara nkurikije umusaruro wavuye ku mwaka buriya umuturage waho afite ubushobozi bungana gutya. Hari igihe abantu bakeya bashobora kuba ari bo bafite ubwo bushobozi abandi batabufite. Ese ibyo byo wabimenya gute? Kugira ngo uze kubisobanukirwa neza, ndaza kukwereka uburyo nabyo wabasha kubimenya ugendeye ku mibare. Wenda ukavuga uti koko ndabona wenda 20% ari muri iyi ntara ari bafite ubushobozi bwo kuba bahaha product za cyangwa zo kuba bafite ubushobozi bwo kugura zino product ngiye gutwarayo, cyangwa se 30% cyangwa se 20%. Turi bukoreshe icyo bita Lorenzo curve. Lorenzo curve igaragaza neza uburyo umutungo w'ahantu, wenda tuvuge dushobora no kubigira company, uburyo abantu bawugabana. Kuvuga twenda uhereye kwa boss hejuru kugeza ku mukozi mutoya harimo intera nini cyangwa se ntoya. Nicyo kintu tugiye kurebera hamwe. Turifashisha imibare iri random cyangwa se imibare wenda yo gukoresha mu rugero kugira ngo ubashe gusobanukirwa ni gute wamenya neza wenda company runaka amafaranga wenda ikoresha agarukira mu bantu bangahe. Bityo biragufasha kumenya niba na company ije kwinvestisa mu gihugu, biragufasha kumenya iyo yazanye abakozi ikabahemba amafaranga menshi, eske basubiza yangana gute, asigara mu gihugu angana gute, niba ari mu ntara bwo bigenda gute. Twagiye abakozi wenda umusaruro wa buri mukozi, umusaruro noneho turebe ijanisha ry'abakozi. Ijanisha ry'umusaruro. Noneho turebe igiteranyo cy'ijanisha ry'umusaruro, ari byo bita accumulative cyangwa se accumulation.
igiteranyo cy'umusaruro. Noneho ndumva ahangaha mwese muri kubireba, wenda reka duhindure ibara ryaho kugira ngo ubashe kuhasobanukirwa neza. Hano dufite abakozi, wenda tukaduhere kuri 0, turi ko nta mukozi uhari. Hano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, wenda kagire 12. Katuvuge ko hano kubera ko umukozi 0 ni 0, hano hose ni 0, hano hose ni 0, hano hose ni 0. Katuvuge ko umukozi umwe, wenda umwe uhasi, wenda ahembwa ibihumbi 50, umukurikiye agahembwa 120, ukurikiye wenda agahembwa 200. Uko bagenda barutanwa mu ntera niko tugiye kubikora. 200, ukurikiye wenda 250, magana 250, wenda 300, tuvuge wenda 600, 800, reka tuvuge ko undahembwa 1,200,000, undi 1,600,000, 2,000,000, miliyoni 2, 2,650,000 wenda, tuvuge ko ngo ahembwa 4,000,000. Miliyoni 4,500,000. Noneho dukore toto hano, turebe toto uko ingana. Iko autosum turabona ko ari 14,225,000 ariyo total. Katuyihe ibara ryayo ry'umukara kugira ngo ibashe kugaragara neza, twongere wenda na font yayo. Noneho ijanisha ku bakozi, tuvuge wenda umwe wa mbere dufashe rimwe tukagabanya uyu mukozi tugabanyije 12, noneho tugakuba 100. Ubona ko ni 8%, ni ukuvuga yokipye 8% by'abakozi bo muri kampani runaka. Noneho kabiri, umukozi wa kabiri tukagabanya 12 dukubye 100. Gatatu tugabanyije 12 tugakuba 100. Kane tugabanyije 12
dukubye ijana. Gatanu tugabanyije 12 dukubye ijana. Gatandatu tugabanyije 12 tugakuba ijana. Karindwi tugabanyije 12 tukubye ijana. Umunani tugabanyije 12 dukubye ijana. Hano formula ntabwo twashyizemo star igaragaza gukuba ijana. Noneho tuvuge 9 tugabanyije 12 tugakuba ijana. Hano 10 tugabanyije 12 dukubye ijana. 11 tugabanyije 12 tugakuba ijana. Noneho ubwo 12 tugabanyije 12 no dukubye ijana. Murabizi ko bingana n'ijana ku ijana. Okay. Noneho turebe ko umusaruro ijanisha ku musaruro w'umuntu ku giti cye. Tuvuge dufite miliyoni 14,225. Niyo mafaranga company wenda ihemba abakozi bose in general wenda buri kwezi. Nukuvuga ngo iyi company ushobora guhita umenya ngo tuvuge wenda ko ari nyamahanga. Biraza kukwereka niba tuvuge wenda kuva kwa 12 kugeza ku wa 8, tuvuge niba ari aba expert bazanye niyo company b'abanyamahanga, uraza kumenya ngo umusaruro bashobora gusubizayo utiriwe ukora circulation mu gihugu mu imbere ubungana gutsi. Kugira ngo biraza kukwereka no kuva kavu ndi bukoreshe Lorenzo kavu iraza kukwereka neza uko uwo musaruro ari we ungana miliyoni 14,250 uko ugabanwa muri ba bakozi. Tuvugira hano 50 tugabanya miliyoni 14 noneho tugakuba ijana. Dufite 120. Hano ni nibeshya ndetse 5 ni 50. Okay. Hano 120 tugabanyije 14 tugakuba ijana. 200 tugabanyije ibingibi ijana.
hano muzerere yabikora kamwe ku kandi kugira ngo buri muntu wese abone uko byakozwe. Okay. Noneho iri ni ijanisha ry'uburyo abantu bagabana amafaranga muri kampani. Wa mbere abona 0.35%, wa kabiri akabona 0.44%, wa gatatu atangira akageza kuri 1.40%, wa kane 1.45%, bikagera ku wa gatanu amaze kubona 2.10%, bikagera ku wa gatandatu amaze kugeza kuri 4%, ku wa gatanu amaze kugeza ku wa karindwi amaze kugeza kuri 5%, uwa munani amaze kugeza ku 8%, uwa cyenda amaze kugeza 11%, uwa cumi amaze kugeza ku 14%, 11 amaze kugeza 18%, none bikagera ku wa nyuma akaba afite 31%. Reka none dukore accumulation yabyo. Accumulation urabizi ko ari ugufata kugenda tubiteranya. Turafata iki duteranyeho iki tubona ibi. Iki duteranyeho iki ngiki tubona ibi. Iki duteranyeho iki ngiki bingane gutya. Iki teranyeho iki then gutya ko iki teranyeho iki ngiki bingane gutya. Iki duteranyeho iki bingane gutya. Iki teranyaho ijana ku ijana. Noneho igisigaye tugiye gukora iki rero. Twavuze ko dushaka kwereka uburyo umusaruro wa kampani runaka w'igihugu, mbese no kuvuga ngo ni distribution ya income tugiye kureba, cyangwa se uburyo umusaruro ubusangiwe hagati ya community runaka. Wenda n'abakozi bakora hamwe, wenda n'abantu bo muri province, wenda n'igihugu, wenda n'uburyo isi isangiye ubukungu bwa mu gihugu muri rusange, buba ku isi muri rusange. Ukuvuga ngo ushaka kuyikoresha igihe cyose ufite data wabikora byose, ukamenya ngo niba ugiye gufata ikintu cyo gukora investment, uragifata nugera hari uzasanga wenda umusaruro waho hantu ufitwe n'abantu bangahe, ku buryo ugomba kumenya quantity cyangwa se ibintu volume y'ibintu ushaka ugomba guproducinga cyangwa ushaka gukora
birangana gute ukurikije uko umusaruro w'aho hantu waba usangiwe. Reka noneho tugende. Ni ukuvuga ngo reka tujye hano kuri insert, niturangiza hano tujye kuri scatter, turebe kuri x, nano dukoreshe x na y. Ntabwo ari iyo dushaka. Insert scatter xy. Kano dukoreshe kano gafungutse, tuze right click, noneho select data, nurangiza add. None icyo tugiye kureba ni iki? Tugiye kureba equality, kubera ko tugiye gukoresha Lorenzo curve, kuko yo igaragaza degree abantu baba barutanaho. Ubundi igira 45 degree, ni ukuvuga igenda ikwereka ya locatinga aho umutungo w'ahantu runaka ushobora kuba uherereye mu percentage yawe waba uherereyemo. Wenda katwandikemo equality. Noneho series ya x turagira population, cyangwa se abakozi percentage yabo. None hano kuri y nibo dushyiraho. Okay, noneho tugire okay. Niturangiza urabona ko ahanga no kuvuga ngo iyo uyu murongo umeze gutya, ubwo no kuvuga ngo ni equal, cyangwa se umurongo ugororotse, ibintu byose biba bigenda neza. Reka noneho twongereho, noneho dushyireho income, tuze hano tuvuge noneho Lorenzo curve. Lorenzo, noneho hano dushyireho abaturage cyangwa se abakozi nanone. Then kuri x cyangwa se kuri y dushyireho accumulated y'umusaruro, ni ukuvuga ngo percentage umusaruro abantu bagenda babonaho amafaranga runaka. Ngira ngo wenda ku muntu waba warayibonyeho, ngira ngo Lorenzo curve arayizi, buri wese abazi kuntu igenda. Reka wenda nshyire ku 100. Editing formatting axis, tugiye ko maximum wenda ari 100. Tuvuge ko ari 100. Okay, noneho turebe kuri dushyireho ntuza access title, kadukoresha trends.
noneho dukuramo ingredient. Katwongereho gato ngo bigaragare neza. Okay, ngira ngo buri umwe wese arayibona. Urabona uvuye kuri 0, reba kuri 0 uko kuri 0 ni ukuvuga kugeza ku 10%. 10% ukaza ukagenda ukagera kuri 50%. Abantu bafite ni ukuvuga ngo abantu batangira kubona amafaranga menshi pa raporo y'abasigaye. Wajyana kuri 60, none ureba hano iyo bigeze hano kuri za 80 ariho hangaha wenda ni ukuvuga kuri uyu muntu wa 10 nawe urana ko difference ari nini cyane. Nuko ariko kuva ku muntu kuva kuri 50%, urana ko umugiranje n'umuntu ukora 50, urana ko kabisa biba harimo difference nini. Na 200 urana ko byibura 50 na 200 150 120 byibura hano kugeza hanga wenda kuri 40. Okay, nabwo ntago ari sawa ariko byibura umusaruro uba ugenda usa nk'ujya kuba equal. None reka turebe none hose turamuje dushyizemo wenda tuvuge bose baramutse bahembwa 50 byagenda gute? 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50. Noneho urana ko umusaruro kubera ko ugabanije ya mafaranga yasaga agabanijemo equally, ni ukuvuga ya Lorenzo curve iraza ije muri fitted ifitting muri mu murongo ugororotse. Ariko reka turebe wenda hano dushyireho wenda miliyoni 2 witura ku wa murongo umera miliyoni 2. Reba ni ukuvuga ngo byibura umuntu umwe yihariye 90% by'umutungo wa company. Reka noneho turebe wenda tuvuge hano twashyire na magana wenda miliyoni naha miliyoni tuvuge kwenda ko bari kuri rev imwe hano 800 n'uyu 800 wenda 700 naha 700 wenda 600 Bueno tuvuge 400 naha 400 tuvuge kwenda ko yungwe akorera wenda ari we mukozi uri hasi akorenda nka 250. Urabona ko byibura ino Lorenzo curve uno murongo ugaragaza distribution y'umusaruro ugenda wegera umurongo ugororotse. Bivuga ko byibura umusaruro ujya kugabanwamo mu buryo bungana. Reba nawe urabona ko difference itagiye ari nini cyane. Ko byibura wenda approximately 10% ari wo buntu uri gukora amafaranga make cyane, bikaza hano ko bijya kungana kireka wenda iyo bigeze hano muri 90%, ubona ko ari bwo byibura hazamo difference. Ubona ko urayiboneramo hano ubona ko yatazamo difference igaragara. Okay,
nizere ko buri muntu wese yasobanukiwe ushobora kumenya ngo niba ugiye kuinvestisa ukamenya wenda GDP per capita y'igihugu runaka ntabwo biba bihagije, biba bigusaba izindi information. Ubundi hari icyo bita Gini coefficient index kuri World Bank, batanga information za buri gihugu, ushobora kugenda ukazirebaho, warangiza ugaporatinga ukareba byibura uwo umusaruro w'igihugu ugiye uri kuri kangahe. Tuvuge uko umubare ugenda uzamuka, tuvuge niba hano tuvuze ko on ugasanga Gini coefficient y'igihugu ingana 60%, bivuze ko 40% by'abaturage nibo bafite uwo mutungo. Niba ari 70%, bivuze ko 30% ari bafite uwo mutungo, abandi nyine bagenda bagabana duke duke. Okay, ibuka gukora subscribe, share, like na comment.